kandi mu kiganiro cy'ubwe yasobanuye yuko abantu bose bagenda bacuruza ibintu bitandukanye. Atanga n'ingero avuga ko hari igihe umuntu wanyuzwa mu ruganda kugira ngo ibyo byose ni byiza pe. Hari umutumwa bwiza cya kiganiro wakungukiramo ibintu byiza. Ariko mu bantu bakunguka murava ntabwo arimo. Ntabwo mbona ko ibyo yakunguka bingana n'ibihombo yateje. Yiteje ubwe, yateje umuryango we. Kuri wowe urabona ari igihombo? Ni igihombo gikomeye. Gute rero? Aho niho tugiye kuganira. Ubutabera tuzi ko butangwa mu nyungu za rubanda. Ndashaka kuvuga ati ariko RIB rero n'ubushinjacyaha n'urukiko bari kurenganya Gafaranga. Ariko ntabwo ariko kuri. Gafaranga yafunzwe, ikirego cyatanzwe. Cyatanzwe nande? Icyaha buriya kihoterwa aho kibera kibi. Muri interpretation yacyo abagenzacyaha n'abashinjacyaha n'abacamanza bagaragaza ko ari umuntu guhohoterwa kwe gutuma agira weakness ishobora gutuma babarira uwamuhohoteye, kandi mu by'ukuri yarakwiye kubihanirwa n'amategeko. Ahubwo bishoboka ko mu gutanga ikirego yibeshyaga ko RIB iza kumukanga wenda ikamwambika ipingu ikamurekura bakamucyaha mbega. Yego. Ariko noneho baza gusanga RIB yo n'izindi nzego zitandukanye z'ubuyobozi n'iz'ubutabera bagize ikintu bita tolerance zero ku cyaha cya GBV. Uyu munsi rero murava ikiganiro yakoze Innocent atabizi yateje polemique yateje ishobora gutuma abantu bakeka yuko RIB n'ubushinjacyaha n'urukiko babeshyeye Gafaranga. Ikindi kintu bigaragaza kindi kandi biri mu byavuzwe ni bishobora kuba ari pressure Annette Murava yashyizweho nabyo. Ngira ngo nako nayo yakunze kubisobanura. Bigaragara ko nabyo ari ikibazo kuba victim wakorewe icyaha ari uri gushyiraho pressure kuvuga ngo ufungishije umugabo wawe. Nese uragaragaza iki? Muri make kira kiganiro umuntu akirebye ata situation yavuga ati RIB yafashe umuntu urengana udafite icyaha yakoze, udafite ikibazo na kimwe afitanye n'umugore we. Nta kibazo afitanye n'umugabo wanjye, naza tuzakora ikiganiro hano tubibasobanurire. Abifuza ko kihaba nta nabifuza ko cyahabaho nta gihari. Hari akantu njya nkunda kubwira abantu, ntago nzi umuntu wagiriye inama Annette Murava ko ntekereza ko atabyibwirije, sibyo? Kandi ikindi ntekereza ko hari umujyanama yari afite imbere wamufatiye kamera, kubera ko umuntu ari imbere ye nawe yari umuntu wakamugiriye inama, ko ntabwo yabikoze ari wenyine kuko imbere hari amufatiraga ari amashusho. Buri hari ikintu kimwe gikomeye cyane abantu bashaka ko bazajya batekerezaho. Nta muntu uzigera akubwira ngo ngwino ngushuke, ntawubaho. Arakubwira ngo ngwino nkugire inama. Umuntu ugushuka kurenza abandi agushuka kubeshya yuko ibyo agiye kugiramo inama ariyo nama isumba izindi, akwereka n'ibyiza byabyo. Hari akantu gakunda kubaho mu butabera gatuma umucamanza ashaka kuvuga ngo reka nkanyage. Hari pressure abantu bashyira ku butabera batabizi. Yego. Nibyo Annette Murava yakoze. Ni ukuvuga ngo ubutabera bugomba guca urubanza bakagaragaza impamvu uyu muntu birinze bigera aho ageze koko barafite icyo bamukurikiranaho. Ni ukuvuga ngo bashoboraga no kuba, kuko hari impamvu nyoroshyacyaha nyinshi zitandukanye, no kuba bareba bagasanga umwana n'umugore baramukeneye. Ariko utangiye kubishyira muri media, utangiye kubishyira kuri social network, kuriya umucamanza ufite dosiye, umushinjacyaha ufite dosiye agiye ku gitutu cyo kugaragaza ko ikibazo hagati ya Annette Murava na Zakari uzwi nka Bishop Gafaranga ikibazo gihari. Rero Annette kananye nkugira inama nubwo ushaka umuntu ndi gukeka, undi gukeka umugira inama, hari undi gukeka wamushutse amubeshya kamugira inama. Ndamukeka hari umuntu uri guhirimbana kugira ngo Gafaranga abumwere, ariko nawe yaba yaribeshye. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi
ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. reka nanjye ngusuhuza dukurikiye n'ibyacu bakomeye cyane kubwa rusiko natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel utarakora subscribe wike kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitaha ujye ubona notification kuri kamera ndi kumwe na Theo nishimiye kongera kubana nawe. reka nanjye nsuhuza abadukurikiye mbabwire nti ikaze mu iki kiganiro. Theo umuryango ni iki usobanura iki kuri wowe? Umuryango mu gifaransa niho bavuga ngo ni la famille sacrée. Umuryango ni ikintu kiyubashye gikwiye no kurindwa. Umuryango umuntu akomokamo ni uwo muryango ntabwo mbese turi abacu ngo twigenge. baragiye umuntu akubwira ko ufite ubwisanzure ariko ukibagiza yuko hari igihe uko witwaye ibyo wavuze ibyo wakoze abantu bagomba guhura n'ingaruka harimo nabo umuryango wawe. So umuryango ni ikintu kigari kandi umuryango ni inshuti. Ugomba kugira inshuti wabo bakunze utabakunze ni inshuti. Ugomba muri inshuti z'agahato. Yego. Turaba YouTuber hano turaba YouTubers tuye tubona cyane cyane abantu baza hano kuvuga ibibazo biri mu ngo zabo mu miryango yabo. Birantu bifata gute? Ni icyorezo dufite ntazi uzakidukiza uwo ari we. Kubera ko yuje ukajya kutubwira ibibazo by'umugabo wa cyangwa by'umugore wawe. Ikatwemere kuri mukuri. Ariko burya aho abana banyu biga abana bo bacu bagera ku ma social network bafite access kuri internet baravuga bati mbega mama ibintu mama yavuze kuri papa wawe. So urumva uriya mwana afite uburenganzira bwo kurindwa akazakura afite ibikomere niyo wowe warahuye n'ibikomere by'uwo mwashakanye. Kuza kuvuga ibijyanye n'ibyo wakorewe n'uwo mwashakanye ukavuga ku mbuga nkoranyambaga simbona mu by'ukuri ikintu bikumarira ariko nawe kinakumarira sinzi impamvu utabona yuko bifite byinshi byangiza mu muryango uvukamo washatsemo ababakomokaho n'ibintu ariko nkibaza impamvu noneho bikorwa n'ejo bakabisubiramo kandi buriya kamere muntu dukunda tugira amatsiko y'abantu babizanye nyine turabireba. Nicyo ngiye kubaza ni ubona biterwa n'icyaho kugira ngo bigabanuke ko byongera kandi twese tubona ko bishobora kuba bifite ingaruka. Kuko nta nzego za leta zibihagarika kubera ko sindi buvuga amacanoza ariko harabigize kubivugana bakajya bavuga bati abantu baje gusenya umuryango barabyamagana bamwe birahagarara nabonye ari ahandi bikomeze gufata umurego. Umuntu akaza ntabwo mbona abantu bari kureba ikiganiro mu kanya ngo kumugabanya ngo umustar ngo umukinnyi uriya mugabo afite kariyeri ye. Ni umukinnyi w'umupira w'amaguru. Iyo kariyeri nta kintu tuzi yayigikozemo kibi. Ibyo byanyu by'umuryango byo mutagendanyemo neza ntibikwiye kuza ngo mwishire kariyeri y'umukinnyi y'umupira w'amaguru. Ukina mu bisotinge niba ari cyo umushinja muri w'amategeko mu bisotinge birangire. Yego. Tawo impamvu nikije cyane ku muryango ndashaka kugira ngo tuza kwifashisha inkuru y'umuryango wa Annette Murava na Gafaranga. Uyu munsi Gafaranga ari mu butabera ari mu igororero kuko yakatoye iminsi 30 ntago urubanza ruratangira ariko mu byo twamenyeshejwe ashobora kubashinjwa cyangwa se aregwa harimo guhohotera umugore we. Ntago ari uko arashobora nibyo ashinjwa. Nibyo ashinjwa. Ni yoterwa GBV yoterwa rishingiye ku gitsina gotero bashakanye n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo ngewe nagize umwanya w'uko n'umuvugizi wari yabisobanuye mpari. Ariko uyu munsi erega buruzane ibintu byose bipfirevo. Iyo mwumva yuko ubukwe bwanyu ukwego bibera ku mugaragaro inshuti n'abavandimwe bakabutaha kuki utangiye gutuma abantu bataha ubukwe bwawe utabatumiye. Ubukwe bukumva ko bugomba guca ubukwe kanaka ubukwe bugomba guca kuri social network. Tayari nyine ubwo bukwe babazataha n'ubundi bwose. Ubuzahora ibintu byawe byose ari ubukwe bakabutaha.
hari abantu kandi ugiye kumbaza bene ngo umuntu ari umusitari ubukwe bwa Knowless na Clement hari video yabwo wabonye si abasitari se cyane ibwiye se ko hari abantu atari abahanga bakomeye buriya reka nkubwire niba ari abantu ba mbere bangisha ikintu gikomeye uretse ko nari nsanzwe nzi ko privacy ari ikintu cy'agaciro Clement wenda mwemera Clement na Knowless hari ifoto hari amavideo y'ubukwe bwabo wigeze ubona n'amafoto byabatwaye investment kugira ngo birinde ko video y'ubukwe bwabo yajya hanze icyo ni kimwe abana babo hari amafoto yabo ubona hanze sinzi ko bapfa kubabona simbizi basohora indirimbo bakayisharinga sibyo ariko bakitambika ikintu icyo ari cyo cyose cyakinjira mu muryango wabo ariko uwo makouple aratangira guteretana bashinga YouTube channel bahuriyeho bombi uko baramutse uko biriwe babishyire kuri social network ubwabyo amakosa atangirira aho ngaho umugore agisama bahita umugore agisama berekane ko yasamye reka mujye mumenya yuko abantu bose ntago imigisha mubonye bayishimira yego abantu nibatakugirira nibanga nawe utarigeze uryigira ntuzabarakarire wese wigiriye ibanga wigeze ugira ubuzima bwawe bwite niyo mpamvu natangiye kubwira ngo urugo cyangwa se famiye ni ikintu kiri sacre ntabwo ari ikintu kiri cyo kwandagaza ntekereza ko ibintu bya Annette nabonye abantu benshi bakunze ikiganiro Annette Murava yakuze kuri Gafaranga ariko ntabwo ari ikintu kimwe batabonye hari n'ibintu byinshi birengagiza Annette ntabwo njye mu judging ku byo yavuze ibintu yavuze ni byiza byose ni byiza yaririmbye mu ijwi ryiza yatanze ubutumwa bwiza buboneka muri Bibiliya yavuze ibintu byiza cyane ariko hari umuhanga wavuze yuko ngo hari igihe ijambo uvuze riba ari silver ari umuringa mwiza ariko guceceka byari kuba ari zahabu bitewe n'igihe cyane Annette Murava nta kiganiro cyiza yatanga kirenze kuba yakicecekera ubundi nicyo cyari ikiganiro cyiza yego kuba ataza kuvuga kandi mu kiganiro cy'ubwe yasobanuye yuko abantu bose bagenda bacuruza ibintu bitandukanye atanga n'ingero avuga ko hari igihe umuntu wanyuzwa mu ruganda kugira ngo ibyo byose ni byiza pe harimo ubutumwa bwiza cya kiganiro wakungukiramo ibintu byiza ariko mu bantu bakunguka Murava ntabwo arimo ntabwo mbona ko ibyo yakunguka bingana n'ibihombo yateje yiteje ubwe yateje umuryango we kuri wowe urabona ari igihombo ni igihombo gikomeye gute rero aho niho tugiye kuganira mbere na mbere abantu yatumye abantu bagira confusion ese burya ribu irarenganya agafaranga kuko yavuze ko nta kibazo bafitanye nabifuza ko kiba gihari batazigera babigeraho ubutabera tuzi ko butangwa mu nyungu za rubanda dushaka kuvuga ati ariko ribu rero n'ubushinjacyaha n'urukiko bari kurenganya gafaranga ariko ntabwo ariko kuri Gafaranga yafunzwe ikirego cyatanzwe nande na Annette ndetse reka mubwira andi makuru sinzi n'abantu bose bayazi Annette nyuma yo kurega Gafaranga yagiye kumusabira imbabazi kuko no mu rukiko ngo byaravuzwe yes ariko impamvu atababariwe nuko icyaha buriya cyihohoterwa aho kibera kibi muri interpretation yacyo abagenzacyaha n'abashinjacyaha n'abacamanza bagaragaza ko ari igihe umuntu guhohoterwa kwe gutuma agira weakness ishobora gutuma babarira uwamuhohoteye kandi mu by'ukuri akwiye kubihanirwa n'amategeko ibyaha biri penale ntabwo umuntu abara yuko babikoreye uriya gusa ufite ku cyaha hagati y'abashakanye icyaha gikorwa ukaba ushobora kugenda ukavuga ngo uyu muntu umugabo wanjye mumureke cyangwa umugore wanjye mumureke ni icyaha cyo guca inyuma uwo mwashakanye icyo cyaha nta muntu umewe kujya kukurega ngo waca inyuma uwo mwashakanye ribi isanzwe uri guca inyuma uwo mwashakanye ntabwo babyivangamo birareba icyo akoze umaze gutanga ikirego kwavuga ati ariko urabizi yenda biretse n'umurekure niyo byaba byageze mu rukiko rw'umucamanza ati muzi n'ikindi urubanza muruhagarike ngende tiri ikirego cyane rwose ku icyo cyaha biri clear ariko icyaha cya GBV guhotera ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyaha cyo guhotera guhoza ku nkeke n'ibindi ibyo byaha mu gihe cyose ribu yabimenye yabikurikirana inabyibwirije kubera ko victime ashobora no kugera muri situation adashoboye kwitangira ikirego kubera uburyo yabaye victimized yego
so Annette rero abantu bagiye bashukwa cyane n'ukuntu yandika kuri social network kwa kuntu umugabo we kwamukumbuye uburyo amuherekeje kuri gereza n'ibindi na Annette ashobora kuba yicuza yego birashoboka avuga ati yo mbemenya sintanga ikirego ariko kwicuza ntibivuze ko yabeshyeye umugabo we ko yatanze ikirego anagaragaza ibimenyetso ahubwo bishoboka ko mu gutanga ikirego yibeshyaga ko RIB iza kumukanga wenda ikamwambika ipingu ikamurekura bakamucyaha mbega yego ariko noneho baza gusanga RIB yo n'izindi nzego zitandukanye z'ubuyobozi n'iz'ubutabera bagize ikintu bita tolerance zero ku cyaha cya GBV biza gutuma bavuga bati uyu muntu ntabwo usaba imbabazi yego ariko ngira ngo no kwifunga n'ifunguro ry'agateganyo baravuze bati byamugizeho ihungabana warahungabanye wowe uratanga ikirego ibintu warabikora none nkotinze umuvugizi wa RIB yagiye agaragaza yuko umuntu uretse kumuhoza ku nkeke bishingiye ku gitsina ko yamwamburaga telefone ibintu byinshi bitandukanye bati ihoterwa yagukoreye warahungabanye niyo mpamvu uri kumusabira imbabazi ntabwo ukiri wowe ahubwo icyo bibwira kandi impamvu nyoroshyacyaha zikagaragara nk'impamvu nkomezacyaha kuko uri kubikoreshwa n'ingaruka z'ibyo yagukoreye uyu munsi rero muri ava ikiganiro yakoze Innocent atabizi yateje polemique ikomeye cyane polemique yateje ishobora gutuma abantu bakeka yuko RIB n'ubushinjacyaha n'urukiko babeshyeye gafaranga ndemera ko urukundo rushaka gutuma asabira imbabazi umugabo we yego cyane ko niba basezerana ko bazabana mu bibi no mu byiza aba bihagazemo neza ariko mu rwego rw'amategeko niyo byamenyekanye ko ibyaha umugabo wakurikiranyweho yabihamijwe abikurikiranwaho ari ibyaha biri penali nubwo urukiko rutarabimuhamya ariko arakurikiranwa batitaye ku umugore wamureze we yifuza ko yabona umugabo we fine aramukumbuye ikindi kintu bigaragaza kindi kandi biri mu byavuzwe nibishobora kuba ari pressure Annette Murava yashyizweho nabyo ngira ngo nako nayo yakunze kubisobanura bigaragara ko nabyo ari ikibazo kuba victim wakorewe icyaha ari uri gushyiraho pressure kuvuga ngo ufungishije umugabo wawe iyo pressure azite afite famille ye Annette avukamo kubera imyumvire kubera ibyo twita umuco bashaka kuza bati urafungisha umugabo nta soni yo mu bicoca bimuzana mu muryango tukabi ariko itegeko rifite ukundi ribivuga kandi itegeko amarangamutima ntago riyareba agashaka bya bintu hakaba umuryango yashatsemo bati koko nibiki yo muzana tukamuhana tukamugaya kuki wumvishe ko wamufungisha iyo pressure ikaba yatuma nayo aza kuri kamera ngo pressure igabanuke hakaba pressure y'inshuti za gafaranga afite fan base kinini cyane iyo pressure yo sinangombwa yuko bamugeraho vis-a-vis ariko nabo bwarakwibwirira yuko hari imijugujugu babatera ndetse bayitera agafaranga arahari bayitera uhari yego iyo pressure rero yatumye aza kuri kamera akavuga ibintu byiza ni ikiganiro cyiza pe cyiza kirimo amagambo meza y'umwana ubona ko akijijwe azi imirongo ijyanye na context arimo ariko still ukongera ukibaza ukavuga uti byari byo byiza ndetse uragaragaza iki muri make kiriya kiganiro umuntu akirebye atazi situation yavuga ati RIB yafashe umuntu urengana udafite icyaha yakoze udafite ikibazo na kimwe afitanye n'umugore we nta kibazo afitanye n'umugabo wanjye naza tuzakora ikiganiro hano tubibasobanurire abifuza ko kihaba nta nabifuza ko cyahabaho nta gihari so RIB yafashe umuntu urengana utafite icyaha na kimwe ashinjwa iramufata none mu bushobozi bwa RIB wenda RIB ntiyabashije gushishoza na parike bibuko ijya kugera uregera urukiko ikirego kitafite ibimenyetso n'umucamanza nawe ntiyabibona ko bombi bibeshye nabaca urubanza aramumanura niko kira kiganiro nicyo kintu cyagaragaza ariko ntabwo ariko bimeze so kubera ko n'ubundi avuga ati umugabo wanjye azaza
twicare imbere yanyu tubibasobanurire byari kuba byiza iyo Annette Murava akomeza kwicecekera. Hari igihe uvuga ngo ugiye gukuraho confusion ukaba ari gutera confusion. Ntabwo cya kiganiro gikuraho confusion. Ko yaza akavuga ati umuntu ibyo akurikiranwa ko yarabikoze. Nijye mutanze ikirego. Ariko numva ndaramubabariye kandi numva yarihannye, numva bitazakomeza n'ibintu bende byari bibayeho akagira ukuntu bisobanura. Ariko yarushijeho gutera abantu confusion. Iyo uhabana information ibaha confusion kuri nzo bari bafite, ibyo ari kuba byiza no ko ari kwicecekera. Yego. So ntabwo ngiye ndi kumunenga still najyana muri context yo kuvuga ngo akenshi ntabwo umuntu rega iyi mihanda dukiniraho evo. Iyi mihanda dukiniraho. By the way najya igihe nkuri kiganiro nkagisiba. Yes. Kavuga uti ntabwo cyari gikwiriye. Ntabwo mba nabeshye. Yego. Hano mba natutse. Ariko kavuga uti ibyiza nuko ibintu biceceka. Ega ngo ukuri kose si ngombwa ko kuvuga. Ariko ikibazo gihari nakubwiye ko nta nubwo yavuze ukuri kwinshi. Ahubwo yarushijeho gutera confusion. Kandi yakoze ku mitima y'abantu kubera ko agaragara nk'umwana mwiza Annette. Nubwo mbere ngiye mubonye by the way nibyo bajyaga bakora na gafaranga ibiganiro byabo. Ntajya kubireba. Ntabyo nayaga ndeba. Kiriya nagize amahirwe aho uburyo nari miye place kumenya ibikubiyemo ngenda nkireba mu modoka. Ariko ukibaza kandi ikibazo ahantu kiba kiri hari akantu nkunda kubwira abantu. Ntago nzi umuntu wagiriye inama Annette Murava ko ntekereza ko atabyibwirije. Sibyo? Kandi ikindi ntekereza ko ari umujyanama yari afite imbere wamufatiye kamera kubera ko umuntu ari imbere ye nawe yari umuntu wakamugiriye inama ko ntabwo yabikoze ari wenyine kuko imbere hari amufatiraga ari amashusho cyane. Buri hari ikintu kimwe gikomeye cyane abantu bashaka ko bazajya batekerezaho. Nta muntu uzigera akubwira ngo ngwino ngushuke. Ntawubaho. Arakubwira ngo ngwino nkugire inama. Umuntu ugushuka kurenza abandi agushuka kubeshya yuko ibyo agiye kugiramo inama ariyo nama isumba izindi. Akwereka n'ibyiza byabyo. Ariko ari kugushuka. Hari umuntu wari wabwira umuntu ngo ngumva ngigira hino ngo twicare ngushuke. Reka da. Twicare ugira inama kandi isumba izindi. Kandi buri umuntu kugira inama ikuyobya ari twite ugushuka. Shanda kubwiza ukuri niyo muntu wa mbere ujwa na psychology yawe akakuyobya kujyana muri situation utagomba kubugomba kujyamo. Mbwira ingaruka Murava ari guhura nazo kuko giheri maze no gucecekerega by the way. Byacecetse ariko ubu ngubu ni nko gusuka kuvuga ngo Murava yewe by the way nakunze approach yuko aherekeza umugabo we. Ko birabyo ni inshingano ko baracyara umugabo n'umugore. Werekeza umugabo we kumusura kuri gereza n'ibindi. Ariko ngo nitaba kuri ribu ngo barajyanye ngo yaramuherekeje. Ego urumva arakantu kamwe ugomba kumenya Evode. Umwana wawe wabyaye wemerewe kumuhana. Ariko n'umuhana mu rwego ribu yareba igashyiramo itoroshi gasanga harimo icyaha cyo kubita no gukomeretsa. Ntago zavanga umwana n'ingiye wamwibyariye n'ingiye umurira ishuri n'ingiye umwambika n'ingiye umugaburira. Umwana n'uw'igihugu. Umwana n'uw'igihugu n'uwa societe. Annette bishoboka ko yatanze amakuru kandi berega ntago ubundi iyo ubwiye ribu ntago inyito y'icyaha ariwe wigena. Wabwira ibyakubayeho bakora icyo bita categorisation. Aho ibyo ibikorwa bigize ikihe cyaha. Yego. Niba nakubwiye ko hari igihe ushobora gutabaza wowe utarunabizi ko ibyo urukorerwa ari icyaha uzi ko bari buhe umugabo gasopo. Ariko ukaza gusanga bigize ibyaha kandi bikomeye. Nibyo ushaka ko byarabaye kuri Annette. Nako tuvuga ngo barajyanye none se kujyana ushobora ko nyine nyuma yo gutanga ikirego biyunze akavuga ngo ngiye kumusabira imbabazi. Ariko umugenzo cyagasanga dossier yabonye baramubwiye ngo tolerance zero ku cyaha cya GBV. Agakomeza akayiprocessing. Ntago buri gihe buto ya go hari ufite control ko dafite stop. Yego. Ufite kuri telecommande yawe go cyangwa start. Ariko stop atari ufite kububasha. Ntago gutanga ikirego mugaragaze ko usanze umuntu yica undi utabivuze.
bishobora kuba bitamenyekana uretse ko nabwo hari amateka agaragaza ko utabivuze wari wabaye umufatanyacyaha ariko nko ku cyaha cya GBV ho kuri victime victime ntabwo ashobora kuzira ko atatanze amakuru kuko victime nyine being victimized kuba victime ubwabyo byanatuma ubura nuko utanga amakuru ku byagukorewe ariko rero nubwo ufite uburenganzira ari nawe starting point yo kugira ngo ibyagukorewe ubitangaze ariko ntabwo ari ukanda buto yo kugira ngo bihagarare hari izindi nzego zibikurikirana mu bushobozi bwazo hakurikijwe icyo amategeko ateganya urubanza ruzaburanishwa mu mizi igihe kizagera ibyo avuga ko Gafaranga azaza arabivuga yego reka nkubwire Evo hari akantu gakunda kubaho mu butabera gatuma umucamanza ashaka kuvuga ngo reka nkanyage hari pressure abantu bashyira ku butabera batabizi yego nibyo Annette Murava yakoze ni ukuvuga ngo ubutabera bugomba guca urubanza bakagaragaza impamvu uyu muntu birinze bigera aho ageze koko barafite icyo bamukurikiranaho sibyo ni ukuvuga ngo bashoboraga no kuba kuko hari impamvu nyoroshyacyaha nyinshi zitandukanye no kuba bareba bagasanga umwana n'umugore baramukeneye ariko utangiye kubishyira muri media utangiye kubishyira kuri social network kuriya umucamanza ufite dosiye umushinjacyaha ufite dosiye agiye ku gitutu cyo kugaragaza ko ikibazo hagati ya Annette Murava na Zakari uzwi nka Bishop Gafaranga ikibazo gihari ikirego uyu munsi ntabwo yigeza guto mbese urebye kiriya kiganiro na kamareke gatigeze kajya kurega uriya mugabo cyane rwose ariko ko niyo utaramureze nanone nabyo tubigarukeho ribi kabimenya nabwo yazi kamutwara ikintu cyane bacyumve kubera ihohotera ni uvuga ngo icyaha cy'ihohoterwa rya GBV bishoboka ko kugeza ubu kuko nta nubwo mpamya ko nta makuru mfite abishimangira ko ari wateye iyo ntambwe ya mbere wowe uramutse umenye ko umugore runaka muri rwa rugo ari guhohoterwa umugore yarabaye nyiranarwemeye yaremeye ko guhohoterwa agaceceka ukajya gutanga ikirego ribi gakora iperereza igasanga nibyo n'ubundi dosiye bayikora bakamutwara yego gusa imbabazi kwawe wowe ceceka n'ubundi guhungabana kwawe kugira naho utajya kugaragaza ko guhohoterwa ntabwo tuza kubyitaho kuba barajyanye kuri ribu biranashobora kuba bajyanye n'amuherekeje wenda atari nawe wamureze yaba ari we wamureze yaba atari we wamureze icyo ribi reba ibyo aregwa yarabikoze ese hari ibimenyetso ese reka banza umenye ko niba umuntu yarambuwe telefone sibyo biroroshye yuko umusaza wa Annette amubura akazamenya impamvu amuhora yaramubuze akazamwibira ngo ati buri mugabo yarayinyambuye agahita ajya kuvuga atari ko urugero nanze biroroshye ko inshuti ye yabivuga iti uriya mugore ari ku nkeke uriya mugore yambuwe telefone uriya mugore akorerwa ibi n'ibi uriya mugore mu cyumba bigenda gutya na gutya umugenzacyaha yabimenya agakora iperereza agasanga nibyo kuba uwo munsi rero Annette Murava yaherekeza Gafaranga bakajya kuri ribu ariko Annette ntakemera wenda ko ibyo yabyemera atabyemera bapfa kubona ibimenyetso asaba imbabazi ntabwo yavuze ko atabikoze urukiko ntabwo rwavuze yuko yasabye imbabazi ko yamushinjuye ko yavuze ko bamubeshyera gusaba imbabazi bivuga ngo yamusaba imbabazi ku byo yakoze rero Annette reka nanjye nkugira inama nubwo ushaka umuntu ndi gukeka hari undi gukeka amugira inama hari undi gukeka wamushutse amubeshya akamugira inama ndamukeka hari umuntu uri guhirimbana kugira ngo Gafaranga abe umwere ariko nawe yaba yaribeshye ahubwo yaba arimo urafata inzego z'ubutabera zakoze iperereza ribu igasanga dosiye hari ikiri bikayishyikiriza ubushinjacyaha bugasanga bukwiye kwiregera urukiko nubashyiraho pressure ugaragaza ko nta kibazo gihari urimo urabaridikiriza bo nubagira ridikire rero bagomba kwidefanda bagaragaza ko icyari gihari cyo bashingiyeho
ngayo nguko amategeko azakurikizwa niba amategeko agomba gukurikizwa. mu bantu bagiye batanga ibitekerezo kuri iki kiganiro harimo abantu bagiye berekana ko Murava kuba yavuze ko ubu bameze neza kuko Murava yavuze ati twe tumeze neza ariko ntabwo yagaragaze ko hari ikibazo byibuze bagiranye bagikemuye. muri make nyine nibyo nakubwira arashyira abantu muri confusion. abantu baravuga ati rero kuba ahubwo Murava avuga ko bameze neza buriya ushobora gusanga ubwo gafaranga afunze aribwo koko Murava afite amahoro akaba yumva ko aribwo nyine ameze neza kuko umugabo nyine wamuhohotera kandi avuga ko amukumbuye aravuga ko amukumbuye ikiganiro cyose nta kintu kirangiza ndi pause rwose ndi pause na from the beginning kugera ngisoje ndabifurize byiza. So ariko hano kubijyanye n'amategeko buriya amategeko hari igihe akugonga ariwe wayashotoye. Uyu muntu ashaka kuba amugiriye inama atazi ko ari kumushuka. Ibi bintu ntabwo biri kweza agafaranga kuko ikintu cyatuma gafaranga bimukomerana gikomeye ni ukujajinga bamufunze kandi baramufunze bakurikije ibimenyetso. Ni pressure iri gushyirwa kuri abo ngabo. Icyo navuga rero Annette n'undi muntu bizabaho shareka nkubwire buriya Evo abantu benshi batanga ibiganiro buriya bimwe twavugaga mu kanya byo gushyira hanze ubuzima bwabo. Naganiriye na benshi baricuza bakubwira ati buriya nagiseba gute wagize yaranze kugikuraho. Ibintu by'ubuzima bwite by'umugabo n'umugore n'abana n'iki n'urushako kuri social network nubona baza umugore mwiza warenganye umugore mwiza uzi kwihangana warahuritse turagusengera whatever ibyo nibyo mubona ariko asigara Rwanda urugamba rukomeye cyane rw'ibindi bintu azamara imyaka myinshi ahanganye nabyo. Ibyakabaye byiza rero mwakwiye kujya mwitonda mwihangana kugira ngo ibintu bitazamba kurushaho. Yego ntekereza ko ni inama nziza abantu bakwiye kwitondera ibyo bashyira kuri social network uko biri kose bamugane nk'abantu baba bafite umuryango dufite abana igihugu murimo murabyara ejo abana bazabibona hari igihe bashobora kuba nabo hari abantu bajya bakunda kumbwira ngo nagabanyije gupostinga abana banjye reka mbonereho kubasubiza narabagabanyije kwa ko nabonye munkurikira muri benshi urumva njyewe niba mfite famille inshuti abavandimwe nshobora gupostinga buriya biraryoha Evo gupostinga ko bijyana n'amarangamutima. Gupostinga umwana wawe ari kuvuga akantu ari muri kuganira muri gutembera it's fine. Ariko impamvu ugeraho ukabigabanya hari igihe abantu utazi batakuza amaso ku yandi ugasanga mu bantu bakurikira umaze kugeramo abantu nk'ibihumbi nka 3 by'amakontakiti by'abantu utarahura nabo utazi aho batuye utazi icyo bagutekerezaho uretse kuba gusa mufitanye amakontakiti. Kuko usanga rimwe na rimwe si byiza yuko ibyo bintu byahoraho nubwo hari igihe ugira weakness ariko burya tujya dushyiramo limite cyane. Dushyiramo limite kuba umuntu azi ibyawe byose biri personal mu nzira ni challenge ikomeye cyane. Buriya ntabwo kera nayaga myumva kubera ko ntangira itangazamakuru mu myaka yanjye ya mbere natangiye itangazamakuru nkorera ikinyamakuru cyakoraga inkuru ku bastari ku Nyarwanda. Yego nayaga mbona abahanzi n'abandi bastari uburyo babaho ubuzima bugoye ariko simbyumve. Twese ni turi abantu ntushobora kugira crise kwanza sina crise kwikopesha nako burya ari crise ushobora kuba amafaranga nyifite nayo kurya ayo kwideplaza hako nyine kugura costume nzayishyura nabonye payment yanjye mu kwezi gutaha. Ariko umuhanzi yajya ahantu yakopesha umwenda azi ukatusanga ati kanaka yishyuye yafashe umwenda aha burya imyenda bambara ni imyenda bikopesha ariko byari ibintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe kubera gusa ko aho ugeze hose babakuze. Reka nkubwire abantu babaho ubuzima bugoye abantu babaho ubuzima bw'abastari babaho ubuzima bugoye ariko ubwo buzima bugoye deja wisanzemo bugutunze ugiye wirinda ko nawe
wongeraho ibindi bituma bakumenyaho n'ibyo batagomba kumenya. Natanze urugero wenda ku muntu ushobora kuvuga ngo birashoboka cyangwa ntibishoboka. Nta hantu ushaka kumenya uhura n'umwana wa Knowless ngo mumenye na Clement bibaho. Iyo bintu n'abantu bagenda bagahita bashinga, hari abantu bashinga channel tuvuge James na Daniela ni channel yabo ni worship, ariko uzacunga nabo ntabwo bajya bashyiraho uteka muri bo ntabwo tumuzi, sibyo? Happy Papi Clever na Dorcas ni worship, ni groupe, ni couple y'abaririmbyi, ariko ntabwo bagiye gusura kwenda bagiye gusura iwabo wa Dorcas, ntabwo babitwereka. Hari ibindi bintu by'ubuzima bwite bwabo, nta n'ikindi tunazi kwanza. N'abana babo ntabwo icyo tuzi nibo baririmba, niyo bagiye kuririmba ntabwo batwereka abana baba bari kumwe. Ikintu cy'ubuzima bwite ni ikintu gikomeye cyane gihenze. Once lost, igihe cyose ugitakaje nta giciro wabona utanga kugira ngo wongere kukibona. Ego inama nizo ngizo rero, reka nshimire Theo waduhaye inama, kuko ndazita inama ko turimo tuvuga ku muryango nubwo twifashije couple ya Gafaranga. Urumva iyi monde, iyi si turimo y'ikoranabuhanga, harimo ama opportunity menshi, harimo ibintu byinshi byiza, ariko kandi harimo n'imikingo ushobora gucunga nabi, wasimbuka nabi ukaba wavunika. Yego. Dushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.